Imana cyane kuri aya masaha y'umugoroba twongeye kwakira umutumirwa araza kubibwira ndadusengere hanyuma nk'ibisanzwe ni kuri Gocha TV hanyuma twagira ngo rero twakire mwene data utwibwire udusengere hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana ufite kuri uyu mugoroba. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murakoze cyane, Imana ishimwe kandi Yesu ashimwe n'umwuka wera ashimwe. Muri byavuze ngo ndashima, avuga ibyo yashimaga bitandukanye, aravuga ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Rero yaravuze ubwe ngo n'urufunguzo byo bimuhesha ubwo butware bwo gushimwa iteka umwami wacu nashimwe. Ndacyarangero umwigisha ijambo ry'Imana, irindi zina ni Niyomugabo, nkaba nkora umurimo w'Imana niho nyirisi ndimurwa ikanisa y'Imatinza muri Paruwasi ya Ruhuha, kandi ndabishimira Imana. Imana ishimwe cyane. Reka rero twinjiye mu mwanya dusengana Imana n'abanyumva, dusengana Imana n'abakunda Yesu, dusengana Imana n'abo Yesu yaremeye ubuzima. Imana ishimwe kuko burya hari banke ya Beka yanditse akantu mu byapa byayo, biri mu Cyongereza ariko kanditseho ko Beka ihindura ubuzima. Abandi hagiye bahindurirwa ubuzima n'abandi, ariko hari nabo Yesu ahindurira ubuzima. Imana yacu nishimwe. Ndabasuhuje abantu bose Yesu yahinduriye ubuzima. Reka dusengane Imana. Uwiteka Imana nyirijuru, mu izina rya Yesu rikomeye turagushimye. Mu izina twahawe gusengeramo, mu izina twahaye kuvugiramo, mu izina twahaye gutsindiramo, kandi tubigezemo dusanga ukuri, turabigushimiye kuko twanyuze ahantu hakomeye tuhacishwa n'iryo zina. Oh haleluya. Twanyuze mu mirimo itandukanye twinjijwemo n'iryo zina, twakoze ibikorwa binyuranye bikomeye dukoreshejwe tunakoranye n'iryo zina. Nawe nyiraryo izina ryawe Yesu nirishimwe, izina ryawe Yesu nirishirwe hejuru, kandi mwana w'Imana nuhimbazwe, kandi Kristo uracyari ku ngoma. Oh haleluya. Turagushimiye muri iki gicamunsi, turagushimiye muri uyu mwanya, turagushimiye Yesu. Wazibuye akanwa kacu, wakuye ivata mu kanwa kacu ubwo wari utunyuzeho. Haleluya. Ubwo wari utunyuzeho mu mafamiye twavutsemo, ubwo wari utunyuzemo mu bisekuru dukomokamo, ubwo wari utunyuzeho, oh haleluya, mu miryango twari twibarukiwemo, udukura ivata mu kanwa, uratubwira ngo tubeho, urangije duha icyo kuvuga. Turagushimiye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba ni wawe rero, none tugiye gusangira ijambo n'abantu benshi, tugiye gusangira ijambo n'abantu batandukanye, kandi bari ahantu hatandukanye, kandi bakora imirimo itandukanye. Turagusabye Yesu, imbaraga zawe nizimanuke, imbaraga zawe nizimanuke, imbaraga zawe nizimanuke ku muntu wese uzumvira ijambo, umuntu wese uzabasha kubona iyi video, umuntu wese uzabasha kumvira ijwi, akiryumva ijwi ryawe rizavugire mu mutima we, ijwi ryawe rizakorane nawe cyane, kandi bitavugirwa uzabyongereho. Oh haleluya. Kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, duciye bugufi bw'uyu mwanya no kubw'iki gikorwa, kugira ngo ubigaragaremo, kandi imbaraga zawe ziganze, kandi impinduka yawe iboneke mu mitima yacu, iboneke mu mitima y'abaryumva n'abazaryumva. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, maze ku munsi ubwo uzaza, ayiwe muri byaneza ubwo uzaza uhamagara amazina, ngo ariyumva kumva azaba arimo. Ubwo uzaza buri wumvise iri jambo yitegure kuzaba hari. Haleluya. Yitegure kuzakwitaba, yitegure kuzaboneka imbere yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duhagaritse imbaraga z'abadayimoni zagaragara mu kurwanya uyu murimo, iziboneka n'izitaboneka. Taktike zazo zose turazinetralije, tuzitesheje agaciro, kandi Uwiteka reka impinduka y'ijambo iboneke, kuko Yesu warabivuze, avuga ngo ijambo ryawe niryo rifite capacity ihagije yo kubatura.
Oh haleluya. Ntabwo ari umuvugabutumwa ubatura, ntabwo ari Yesu, ijambo ryawe rifite imbaraga, ryibitsemo ubushobozi, ryibitsemo umuti, ryibitsemo urukingo mu izina rya Yesu. Reka rero ibyo byose bisohore muri uyu mwanya. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Haleluya. Mana yacu nishimwe, ncuhuje buri muntu wese muhakaribu muri iri jambo, mu kuryinjiramo cyangwa se mwinjiro waryo. Mbanje gukumbuza abantu mwese mu nyumva, abambonye munzi n'abatanzi, abatanyibukaga n'abanyibukijwe nuko duhuriye kuri uyu murongo. Ninjiyemo mbabwira ngo ijambo ry'Imana rifite ubushobozi. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ry'abantu bakeneye. Ijambo ry'Imana abarwayi bari mu mahopitali atandukanye niryo bakeneye gusa. Mbere yo kubashyira ingemu bakeneye ijambo Imana bavuzeho. Mana ishimwe. Nkunda Imana, ijambo ryayo ritusohoyeho. Iyo Imana ituvuzeho ijambo, ubundi igikorwa cyayo kiba cyatangiye ku buzima bwacu. Iyo Imana ituvuzeho ijambo, ibyo ituvuzeho biba byatangiye no kudusohoraho. Imana nishimwe. Nkunda ijambo ry'Imana ko ridashingira ku bihari. Ijambo ry'Imana yacu rishingira ku mutima wayo. Niryo jambo tugiye kwinjiramo. Ijambo ry'Imana yacu rishingira ku cyatumye ivuga, n'icyatumye turema, n'icyatumye turinda. Amina, haleluya. Icyo rero kiba kiri muri ofisi yayo, nihe rikagira ikintu tuvugaho. Niyo mpamvu ikuvugaho ijambo ry'ubukire, ukennye na famezi wanyu zikennye, nabo ubasha gutekereza bakennye, ariko Imana ikaza ivuga ngo uzakira kandi kabirinda ikabisohoza. Niyo mpamvu umuntu abarembye cyane, abadoctors bamubwiye ngo narage, abandi baba bamaze no gusezera, imiryango imugose, ariko ijambo ry'Imana ryamanuka ikamubwira ngo ntaho urajya kandi ibintu biratangiye, kandi ngo uyu munsi ubaye muzima. Nkunda ijambo ry'Imana. Abaganga bakomeye bajya badusuzuma, hari n'igihe n'ibisuzumisho by'abaganga bitubabaza. Suje abantu bose banyumva, badupimye corona, bashyizemo igipimisho, numva sinakabaye naje ngo bapime, ariko kubera ko ari icyorezo ndatega barampima. Hari igihe ibipimisho by'abaganga bibabaza abarwayi, ariko igipimisho cy'Umwami Imana ntabwo kitubabaza. Hari igihe imiti y'abaganga ikuvura ibanje gusa nayo iguhekereje. Abanyumva mwese muzi ko wariteme ni imiti abantu benshi bafata. Hari ubwo uyifata mu minsi 2 ibanza ngo igukize, ukaremba ku buryo ugira ngo nta nubwo imiti wafashe ihuye n'indwara. Imiti myinshi ikora gutyo, abarwaye diabete bahura n'ibyo bibazo, ariko ijambo Uwiteka Imana tuvuzeho, iyo avuze ngo urakize, ntiwimuka ku ntebe warure nko ku bitaro ngo wigire imbere, ahubwo uba wakize, biba byabaye. Aho ngaho rero mpa Imana yo mu ijuru icyubahiro, Imana yo mu ijuru nishimwe. Mbakumbuje kugira ijambo ry'Imana ku buzima bwanyu, kandi niryo ukeneye kurenza irya mama wawe, ukeneye kurenza irya famille yawe. Nukuri nunasenga yewe uri kunyumva, nimba wari n'umukristo mu buryo bworoheje, bigire imbaraga, bishyiremo imbaraga ku buryo umenye iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Kanarukira mu kwinjira mu ijambo, dusoma ijambo ry'Imana. Ibindi bivuga tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni cya 3, ndabaza soma mu gice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, hanyuma mpite soma igice cya 3 mpere ku murongo wa 8 ngeze ku murongo wa 14. Reka dusome. Mvuze ngo tugiye gusoma bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2, ndasoma umurongo wa 8 n'uwa 9, hanyuma mpite njya mu gice cya 3 mpere ku murongo wa 8 ngeze ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amagambo yanditswe kera, ariko n'umusara cyakora aragira ati: Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo, hagati muri iyo ngobyi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Amen. Cyo cya 3 umurongo wa 8.
reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo banga Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Murabonamo igifaransa bita abantu, ni abantu batatu nubwo habonekamo n'inzoka, aho tugiye mu gifaransa inzoka nayo ari umuntu. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Amen. Iri ni ijambo kurisoma ubwaryo riranryohera, numva byasaba wenda ko narisubiramo gatatu ngo numve ko ncuruye, ariko uko biri kose yewe unyumva ntabwo nagusaba ngo ukurikire inyigisho yonyine, ahubwo nawe urisome, kandi mu kurisoma ubanza usenga Imana, kuko nawe ngo jye niringira ko mu gusoma ijambo Imana imanuka ikavugana n'umuntu wese uri gusoma ijambo ryerekeye ku Uwiteka. Kuko nkunda Yesu aravuze ngo ahantu abantu babiri cyangwa batatu bateraniye ngo birikora. Mu ndimi z'amahanga mu buryo buri automatique birikora, Yesu akahita aboneka hagati y'abo bantu. Iri jambo bahita baryumva, ariko iri jambo rivuga ko Yesu akunda abantu. Amen. Yesu akunda abantu. Ahantu abantu bari bamuvuga araryoherwa, Yesu aranezerwa. Ntanyawe ngo Yesu aranezerwa, nimba ugize amarangamutima jya uyazamura kuri Yesu, kuko Yesu nawe ajya anezerwa. Imana ishimwe. Ibyo ntabwo nashingiye ku cyanditswe, aho umudamu yaje asuka amavuta ku birenge ahanaguza umusatsi we, Yesu abiha agaciro. Nabikubwira nshingiye ku cyanditswe, aho abantu baje kumureba, ariko birangije yikira mu bwato arambuka ajya hakurya y'inyanja, ngo bazenguruka inyanja n'amaguru. Ijambo rivuga ngo nuko ababonye, haleluya, ngo aricara arabigisha. Bivuga ngo Yesu aranezerwa. Yesu amarangamutima yawe hari icyo yatuma akora gishya ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Abantu bose kumvise ijambo. Yesu ushobora kugira amarangamutima amwerekeraho, kuko nawe hari ahandi hantu yabivuze mu cyandikwa, aravuga ngo umuntu uzagira ikintu akora agikoreshejwe nawe yabisuzuma agasanga mu mutima ni Yesu, mu mubiri ni Yesu, mu bwenge ni Yesu, mu mubiri ni Yesu, kandi niwe utumye abikora, ngo akiri mu isi icyo kintu akoze azagishyira mu mibare ye. Ntabwo ariyo tuvuze ko kubishuri ijana, ntabwo ari imibare twize mu ishuri. Nshuti zanjye mu nyumve, iyo ni imibare ya Kristo. Imana ishimwe. Mu mibare ye azajya dukubira inshuro ijana. Imana ishimwe. Rero ntimukabure kuzamura amarangamutima yanyu kuri Yesu, ntimukabure kumwereka ko mwumvise, ko mwanezerewe. Azabireba kandi abiha agaciro. Imana yacu nishimwe. Reka tuvuge kuri ijambo turisangire muri uyu mwanya, kandi nasenze Imana ngo iri jambo rigira imbaraga, rigira impinduka ku buzima bw'umuntu wese umurikiye, cyangwa se twaje guhura kuri uyu murongo. Umurongo twatangira wa 8 ndashaka kuvugaho gato. Aya magambo afite filozofi ndende, kuko ari no mwitangira rya byinshi kubijyanye n'amakuru y'Imana Jehova, kubijyanye n'amakuru y'Imana Uwiteka, kubijyanye n'amakuru y'Imana ishobora byose. Afite filozofi nini ku buryo byibura wayakoresha mu giterane basi cy'iminsi 7. Ariko ubwo tuba twavuze ngo tugiye muri science, tukajya muri histoire, tukajya mu mbaraga, tukajya no muri filozofi y'Imana, twasangamo byinshi. Ibyo byose ntabwo nabikora kuri ubu kano kanya muri kamera, ariko ndagira ngo jewe mfate gato, kuko Imana ntabwo wajya gufata uyu mwanya ku mbuga nkoranyambaga
nk'uri gukora komedi, byanga binoga nubwo ari imbuga, ariko umuntu haza hari icyo Imana yavuganye nawe ku bijyanye no kubwira abantu. Imana ishimwe kubw'icyo Imana yavuganye nanjye. Rero niyo mpamvu ngiye gusa naho mvunguraho, haleluya, ngiye kuvunguraho akantu kugira ngo mbabwire ikintu Imana yantumye kubwira abantu. Imana nishimwe. Iyi ni inkuru abantu benshi n'abatajya mu madini n'amatorero bakunze kuba bafite amakuru wenda rimwe na rimwe apfuye ariko bayafite. Icyo abantu bose bagenda babona ni uko Imana yaremye umuntu mu mugambi wayo. Ibi bitabo bibyerekana uburyo butandukanye, ariko ibyo maze gusoma yarambwira ngo yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu. Ubwo iracyarimo kwikora mu marangamutima, irangije irangiye ngo atware, ndetse ikoresha indi nyuguti itatangira kuvuga ngo batware. Bivuga ngo ibi bintu Imana ari yabipanze, ariko ibipanga ari umupango muremure, ibipanga ari umugambi wayo mugari. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu, ndetse batware, azagira ibintu akora, azagira ibintu we noneho hirya y'uko twakoze azagira ibintu arema. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo abantu bazi ubwenge ngo bajya abantu, namwe murabizi, uca kunza abantu bubatse ugahagarara ngo banze urebe shepu bayihaye, urebe igishushanyo bayikoreye hanini mu gishushanyo cy'inyamaswa, babigenje gute? Bivuga ngo abantu nabo bafite ubushobozi, abantu bafite ibintu bakora. Ibyo rero ni ibintu byavuye ku mwami Imana, nabivuga bishyize mu yindi nyigisho, ariko abantu bafite ibintu bashoboye. Imana ishimwe. Rero uyu ni umugambi mugari. Ngewe nahita nsimbuka nze ku uyu murongo wa 8 ivuga ngo Imana iravuga ngo tukimara kurema uyu muntu ngo ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye. Intego y'ijambo nzanye umugoroba ni intego ivuga ngo ntukabe mu buzima Imana itagendamo, ntukabe mu buzima Imana itagenderera, ntukabe ahantu Imana itagera, ntukabe mu rugo ngo ube mu gipangu nta mwuka w'Uwiteka Imana ukigeramo, haleluya, ntukabe mu kazi Imana itagenderera, ntukagire umugore Imana itasanga, ntukabane n'umugabo Imana idasanga, ntukagire abana Imana idasanga, ntugakore business Imana itazavugiramo. Ndashaka kubabwira ngo hari ahantu Imana ivugira, haleluya, hari ahantu Imana ivugira. Nyuma y'uko Imana iremye umuntu mu rukundo rukomeye cyane, kugira ngo mvuge gato ku rukundo, muri yavuze ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ngo ntabarundo ruko rungana, ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba. Yagerageje mu marangamutima afata ibintu abantu tutabasha gushyikira, aravuga ngo ni rurerure cyane, ni rurerure cyane. Mu kuruvuga reka jyewe se n'urushyira mu kantu kagufi, ntugereranye n'ukuntu muri minsi ndashima Yesu igihugu cyacu ubuyobozi bugenda bugiteza imbere ku buryo bukomeye, mu bwenge, mu bikorwa, mu mirimo. Hari ukuntu abantu bagenda bakagura imbuto i Kigali, akagura avoka bakavuga ngo irabanguriye, akagura umwembe se, akagura icunga, noneho rwa rubutazanye akarushakira aho rujya, akarushakira ifumbire, akarushakira ubutaka, akarushakira ukuntu rukorwa. Hakaba n'abaruha abakozi bazarwita, haleluya, hakaba n'abaruha abakozi bazarwitaho, noneho akarugenera uko rubaho. Yaza akamenya ngo urwo rubuto nazanye mwaruvomereye, yakwinjira mu rugo akareba nimba rufite ubukoko, agashaka umuti nubwo wamuhenda ku ruhe rwego, ariko akarutera umuti, urubuto rukamera neza kugeza igihe ruzamuha imbuto zarwo akanezerwa. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana ku buzima bw'umuntu wese uri kunyumva nuko rumeze, haleluya. Niyo mpamvu hari benshi mwabonaga urupfu rwabasatiriye, ariko uwo munsi Imana ihindura icyerekezo, uyu munsi muracyari bazima. Hari urukundo rw'Imana ku buzima bwanyu. Hari benshi mwabonaga nta kazi muzabona, ariko iyo gihe kiragera Imana ihindura icyerekezo, uyu munsi mukaba mufite ibyo mukora. Bivuga hari urukundo rw'Imana ruri ku muntu wese uri kunyumva. Imana nishimwe. Urwo rukundo rero ndarujyanya n'iyi mpamvu ngo nuko Imana natwe igenda itwitaho, igenda itugenera, igenda ikwicana buri mu gitondo. Abakubabaza baboneka Imana ikabasimbuza, wajyana ubona ibyago bikuziye ukasanga hahagazemo umuntu umwe gusa w'ingenzi, haleluya, ugarura ibyiringiro mu buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Rero ubuzima Imana yashyizemo aba bantu yari iremye
yari izi impamvu ihabashyize yari izi n'ahantu ku magambo nasomye hakurya mu gice cya 3 ngo mu mafi ya ni munsi Imana yajyaga ibagenderera. ni munyumve mu minota mike cyane mvuge ku iki kintu. Haleluya. Imana yajyaga ibagenderera kubera impamvu. Icyambere niyo yari yarabashyize muri iyo ngobyi. Imana ishimwe. Niyo ubwayo yari yaragiye ngo ibakebera. Haleluya. Ibashakira uko babaho. Hano ndavuga ijambo rikomeye banyarwanda munyumva. Ndavuga ijambo rikomeye bakristo bemeye Yesu. Ndavuga ijambo rikomeye no kubataramwemeye. Kuko kino gihe dufite ikibazo kirimo kiragwira. Dufite ikibazo abantu benshi dufite bari muri muragwira w'abantu basohoka mu matorero bagaragaza ko nta hantu basengera kubera ibikomere basanze mu matorero n'amadini, kubera abapasita bahingukiyemo, kubera abavuga ubutumwa bakubitanye nabo. Abandi barimo barakuza ubutinganyi. Ubu butinganyi bufite umuvuduko ukomeye ku buryo bireba no mu maso ukabona biteye ubwoba, ariko nta bwoba wabanye na Yesu afite. Ibintu bigira igihe cyabyo kandi umwami Imana ntakuka, ntabwo agajuka. Imana yacu ni hagwe cyane. Rero ndacyangwa kuvuga ijambo kubw'umuntu wese unyumva, kubw'umuntu wese unyumva uruhande yabahereyemo rwose. Ndavuga ngo Imana igushyira ahantu, Imana igushyira ahantu bitewe n'impamvu. Ikintu mukinyumve cyane, iyo uri mu buzima Imana izi. Haleluya. Iyo uri mu buzima Imana izi irya mbere. Reka mbabwire abantu bose munyumva mufite abantu muziranye. Mufite abantu muziranye muri inshuti ariko bose siko mugenda mu ngo zabo. Mufite abantu muziranye muri inshuti ariko bose siko barwaye mu basura. Mufite abantu muziranye muri inshuti bose iyo bashingiye siko mubatahira ubukwe. Bose iyo bagize ibirori siko mu bitaha. Bivuga ngo hari ukuntu umuntu aba ari ku mutima wawe ku buryo niyo ari anniversaire uyitaha. Amina. Haleluya. Rero ahangaha ni abana b'Imana tugubwa neza. Imana yacu ni habwa icyubahiro. Iyo uri mu buzima Imana igushizemo, iyo uri mu buzima Imana ishimye, iyo uri mu buzima Imana yemeye, icyo gihe haba iki? Igihe cyose ibishakiye kuko mu buzima yagushyizemo iragusura. Imana yacu nishimwe. Hari ubwiza mu bashyitsi. Haleluya. Warurwaye ukaba uri mu ruguzi ngo nta kundi byagenda, ukabona umushyitsi arahingutse, kumva Imana iraje kuko ahantu uri irahazi. Hana nishimwe. Ukaba wari uri mu gihe cy'akazi gakomeye, ufite nk'umushinga urimo urakora, ubona bije wapanze, ubona imibare wapanze yajemo imbogamizi, ukabona nta kindi ariko barasenza Imana kandi warumviye amabwiriza Imana aguhaye kandi uri mu buzima Imana izi. Oh haleluya. Maze wasenga ijwi rikavuga ngo humura. Byari bikimara kubikubwira hirya ya humura, Imana yacu ivuga ijambo rimwe ariko akora ibintu byinshi. Yavuga gusa ngo humura, kumva telefone yonyine iraguhamagaye. Imana ishimwe. Ikaguhamagara iguhendahendera ibisa n'umugisha, ikaguhamagara iguhendahendera ibisubizo umaze igihe usengera, ikaguhamagara isohoza imigambi myinshi. Haleluya. Abantu mwese mwabonanye n'Imana muri iyo nzira ndabasuhuje. Imana yacu ni habwa icyubahiro cyane. Ibyo bivuga ngo iyo wabaye mu buzima Imana izi, uzimana imenya, uzimana imenya aho yagushize, ntago bwakwira itagusuye. Imana yacu nishimwe. Umuntu mu buzima izi buri munsi, buri saha abafite ubuhamya bushya, abafite amashimwe mashyashya. Niyo ari muri umurimo wacu w'inyigisho ntabwo ajya azana inyigisho zisha, abafite ibintu bishya kuko Imana baba bari kumwe amanywa nijoro. Imana imugenderera igihe cyose nk'ugenderera inshuti. Imana ni habwa icyubahiro cyane. Rero ndabasabye reka tuye mu buzima Imana iduhaye. Atakivuga hari ibintu byinshi. Rero twari tuzi ko nyabingezo zivugira mu bantu, hari ibindi biri kuvugira mu mitwe y'abantu muri iyi minsi. Reka mbasaba uyu munsi wa none unye unyumvise, hagarika ibintu byavugira mu buzima bwawe bitari Imana. Imana yacu ni habwa icyubahiro. Hari ibindi birimo biravugira mu bantu, nujye wumva ibivugira muri wowe niwumva atari ijwi ry'Uwiteka Imana, wibwira uti ceceka katsindwa, Yesu yarambohoye. Ceceka katsindwa, Imana yagiye mu buzima bwanjye. Imana yacu ni habwa icyubahiro cyane. Ndumva ari ijoro nabateguriye bango bamubuzima Imana igenderera, bamubuzima Imana izi. Ababo barimo murabyibuka, iyo hari Imana igira n'ahantu itari, hari Imana ikorera. Ku cyumba cy'amasengesho Imana yakorera, mu rusengero Imana yakorera, mu mwuka mu mutima ugenda Imana ikoreramo. Buryo mu mwuka umeze neza nibwo no mu muhanda uhura n'abantu b'Imana bazima. Niyo mpamvu ushaka kujya mu gihe cyo gusenga nta bintu byinshi wari wapanze, ariko Imana ivuze ngo ngukuriyeho umugongo, ngo nkuye impanuka mu rugo rwawe,
nkuye urupfu ku buzima bwawe, ikavuga ngo sibye imva. Ahantu uhagaze, haleluya, ahantu uri ni ahantu Imana igenda gendera. Ntabwo uri mu kabari gahenze, ntabwo aho hantu Imana izaza wihagenda. Ninaza izaza mu bundi buryo, izaza gukebura. Ubwo duheruka nawe ngo hari abandi bakozi b'Imana ifite, twabivuzeho bihagije, ntabwo nabigarukaho. Ushobora kuzana undi mukozi wayo kawukubita vide mu mutwe kugira ngo wibuke ibyo wataye. Imana iturengere cyane. Ariko iyo uri ahantu Imana iri, si ngombwa ngo uri umubwiriza, si ngombwa ngo uri umuririmbyi w'igitangaza, si ngombwa ngo nimba uri mu buzima Imana izi kuvugaho ibintu bikomeye. Maze ikintu nkundira Imana, iyo ikubwiye byinshi ku buzima bwawe, ujya kumva ngo abana bawe, kumva ngo umudamu wawe, kumvuze ngo umubyeyi wawe, kubivuze haleluya, kuvuze ngo uwo mwashakanye, kubera ko ahantu Imana ni muze tujye ahantu Imana ikorera. Ndabakumbuye mwese, muze tujye mu buzima Imana ikorera. Yewe muntu nyumva uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba, ukore ujye ube mu buzima Imana yo mu ijuru, Imana yakuremye, Imana igukunda igenderamo. Imana yacu nishimwe. N'ubu utahari uzajya ahandi, kandi nujya ahandi hari ibindi bizakuvugiramo, hari ibindi bizakuvugiramo, hari ibindi bizakuvugisha. No muri kwari n'uhicaye, ariko uri uwo muntu bazavuga ati tugiye kugura iniforume, wowe hari ibintu bizakuvugiramo bita ubukene no gucika intege n'ubwihebe, bisakuze cyane abantu mwicanye babyumve. Bumvura turavuze ngo turi mu bukene, nta niforume twabona, se ntimutekereza perezida nawe ntubona, kuko hari ibindi biri kukuvugiramo. Hari ibiri kukuvugiramo. N'ubu utari kuvugirwamo n'umwuka w'Imana, uzabwira abantu uti turapfa. Ye baba we, ntabwo mwibuka icyanditswe. Umuntu bita Gehazi hari ibintu byamuvugiyemo, abonye ingabo zimugose, areba mu mubiri ibintu bimuvugiramo. Waba umuvugiramo, abwira Elisa ati turashize, uzi ko twapfuye. Ariko Elisa yari kuvugana n'Imana, yari mwerekwa ry'Umwami Imana. None akomeje kumubwira byinshi amurembeje, abura ikimusubiza. Avuga ati muhumura amaso, byiburaho gatoya, mushyire mwimure ibintu bimuvugiramo bicecekeshe, arebe ibyo ndi kureba. Wayibonye asanga bararinzwe cyane. Ntabwo ngiye kwigisha icyo cyigisho, cyo kiri ukundi, ariko Imana ishimwe. Jya mu buzima Imana igufitemo, ibyo bintu bikuvugiramo bigabanuke. Erega nsezera, hari ibintu biva muri wowe bikajyana n'ibibazo byawe. Ndafashijwe. Hari ibintu ushobora gusohora muri wowe bikajyana n'umutwe wari warakwishe. Imana ishimwe. Nusohora gucika intege, nusohora ubwihebe, nusohora amaduka kubwira ngo urapfuye, azajyana no kubura ibitotsi, azajyana n'ubwihebe, azajyana no gutwara umutwe, azajyana n'amarira, azajyana n'agahinda gahoraho. Bityo nawe ubona amahoro. Sohora. Haleluya. Sohora, fata inkoni usohore mu izina rya Yesu. Sohora ibintu bivugira mu buzima bwawe. Nusohora amaravuga ngo ndakennye, ntacyo nzageraho. Ukibisohora birajyana n'agahinda, ahubwo hinjira umunezero, hinjire murare, hinjire kudacika intege, hinjire ibyiringiro bishya. Hari ibintu nziza ko bazagusengera, ariko nunyumva uyu munsi ugasohora, uraza kuvuga ngo ufite Imana indengera. Nuza kwibuka ikintu navuze ko turi abantu Imana yaremye ikabitwitaho kurenza uko twita ku mbuto twaguze, uraza gusanga uri uw'agaciro. Ndabashimiye, Imana iduhana umugisha. Kandi nimba unyumvise ubikunze, nukuri icyifuzo ufashe, umwanzuro ufashe, fatana no gusenga. Ibintu byacu turimo bigira kashi y'isengesho. Nibikubana bike uduhamagare 0783 23 81 03 0783 23 81 03. Ntabwo ari ubuhamya tugiyemo, ariko Imana tuvuga si umunwa, ikora imirimo myinshi. Ntabwo wavuga ibi bintu byose utarayibonye. Shalom. Imana iduhana umugisha. Dusengane Imana. Nyakubahwa Imana ishobora byose, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimiye kubw'iri jambo, ndagushimiye kubw'iri somo, ndagushimiye rifashe ku buzima bwanjye, rifashije ubuzima bwanjye. Ndumva nanjye nkomeye. Ndasengera umuntu wese ubasha kuryumva ngo uyu munsi wa none bwa buhanuzi bumusohoreho bwo kwimuka. Bwa buhanuzi bwo kwimuka, yimuke habona, agende babireba. Bwira abantu ko yamenye ko hari ubuzima ubamo, bwira abantu ko yamenye ko hari ahantu ukorera, kandi yifuze gutura ahantu uhora, ahantu ugenderera. Kandi ni ukuri, umuntu unyumvise uyu munsi wa none yemere gusezerera andi majwi yose atari ijwi ryawe. Urakoze no kugira neza. Twizeye ko ijambo rikoreramo, twizeye kuhindura isi, twizeye kuko byamera kose. Hayiwe uracyakora,
uracyafite imbaraga, ntabwo urahanguka, ntabwo usaza, ntabwo wimuka. Haleluya. Twize ko byanga binoga iyi ngoma ni yawe, warayiruhiye, niko bene data bahimbye, urayirwanira, uranayitsindira, utsindi itorero urarigarura, ritsindura, ryegereza. Ibyo nibikomeze kubaho, nibikomeze gusohora, nibikomeze kumvikana mu matwi y'abatwumva, ni mu izina rya Yesu tuje twizeye. Amen. Ahantu abantu bari kwihisha, ndumva ndi guhamagara abantu basenze Imana mbereho, mukavugana nayo ikagura imbago zanyu, mukajya mu bihugu bikomeye. Nibyo koko ahuri ntabwo hari amagurupe nk'ayo mwabanaga, nibyo koko ahuri ntabwo hari amahirwe nk'ayo ari mu Rwanda, ariko si Imana yarakosheje kuguhesha ayo mahirwe. Ndagira umusabe kano kanya mu izina rya Yesu, rema ikibuga aho hantu uhagaze, rema ikibuga, rema ubundi bushobozi bushya, ubu rwibutse imbere y'Imana, itabaza ryawe ryongere ryake, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mune nkana avuze ngo nije wa mugore, nawe iryo tabaza mu Imana ngo nije wa mugabo, nije ujye ubakaritsiye y'iwanyu mu cyaro, ujye uvuga haleluya, uti nije umwe wavuye ahana, uvuga agace k'iwanyu waturutsemo, nije haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibyo bintu bizanezeza Imana, kandi Imana ishimiza kwega amarangamutima yayo. Imana ishimwe. Bajya kwihisha rero muri iyo ngobyi, bakoze ikosa cyane, bararikoze, ariko ngo barangije ye kwabwira icyanyuma kuri iyi nyigisho. Imana iratangira ihiga abantu aho yabashakaga, irahabura. Ijya muri korali irababo, ijya mu cyumba ukaragira irababo, ijya mu ivugabutumwa shwi, ijya mu isengesho rya saa 9 irababura, umunaniro waraje. Nyamara naje usanga umuntu wese ufite telefoni nini mu gitondo, abari abakristo ngeraje gusa, ari n'abasenga nyuma y'icyo gikorwa ngiye kuvuga, ngo abanza kujya ku mbuga nkoranyambaga akareba ngo nimba ikibuga batakimufatanye, akabanza akareba ibyavuzwe bishya, akareba. Noneho rero nambabwira iki ngiki, mbere y'uko ibyo byose biba, hari abikora basenza, hari abikora batarasenga, ariko iyi Imana ije igasanga ya saa 9 ntihari, kandi yo ku mbuga nkoranyambaga irahari. Iyi Imana ije ari ahantu, reka mbibutse abantu muneza amatwi, n'umuntu kano kanya ndimo ndavuga n'abasenze, ndimo ndavuga n'abantu bayisengeye muri secondaire, bamwe bayisengeye mu cyaro, bamwe bayisengeye muri quartier. Haleluya. Babandi baje nkanje, hari igihe cyashize twagera mu rusengero, bababwira ngo umushyitsi araje, bakamubura bahagaze iruhande, ukabanza gusenga isengesho rikuraho umupasiteri wari uhari, kugira ngo ukabanza gusenga isengesho ry'undi mushyitsi muhaguriye, kugira ngo nawe uze kubona ahantu useserera. Kandi byagiye bikora, twabikoze inshuro nyinshi birakora, ariko izi saa Imana ikaba yarakuzamuye, ikakugira pasiteri, ikakugira umuvugabutumwa, ikakugira se umucuruzi, kuko ntabwo abantu bose ihamagaye bagira pasiteri, kuko tuyikora mu buryo butandukanye. Warangiza ya nzira yaguhamagariyemo, burya Imana ikunda ahantu yaguhamagariye. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu umwanditsi mukuru yaravuze ngo wibuke uko wahamagawe, uzigane guhamagarwa kwawe kwa mbere. Imana ishimwe. Ngo rero aha hantu ngo Imana ihigabanira babura, ijya mu giti yarizi ko bakunda kwicaramo hoti izuba, bugamye izuba irababura, ijya mu kabuga bakunda gukinamira babura, ijya mu byabazaniraga umunezero. Ndafashijwe. Hari igihe umunezero wajya kuza wasenze, hari igihe umunezero wajya kuzawurira. Ndumva aho ngeze ku itsinda ry'abantu bakijijwe nyuma bakagwa, bakajya kutarama mu tubari, bakajya kunywa ibisindisha, bakajya mu by'abagore, hariwe bakajya mu by'abagore b'abapagani, babandi batagira ubwenge, bakajya mu hariwe. Ndumva hariho ngeze, nyamara barigeze kunezezwa n'akarago, barigeze kunezezwa no guhimbaza Imana yacu niturengere. Ngo yagiye ahantu hatandukanye bashaka. Reka impamvu mbivuze ntabwo nabisomye mu nyandiko, ariko impamvu mbivuze namwe muzi umuco. Uhamagara umuntu ariko wamushatse ahashoboka hose wamubuze, cyo tucyemeranweho rwose. Uhamagara umuntu aruka aho waruzi ushaka kumurebera wamubuze, bivuga ngo byakabiroga yaramushatse. Mubyumve muri context, nubwo wakumva ko Imana idashaka, ariko yaramushatse, Imana irashaka. Imana ishimwe. Rangije reka rombereke iki ngiki, irabangwa Adamu urihe, mu gusubiza asubiza nka Joriji. Abantu bizi ibitabo bya kera, muribuke inkuru ya Joriji bamusigiye inkono atetse, arangije ngo icyaka kiramwica, mu nzu hari divayi, aragenda
ajya gupfundura kandi ifungurirwa munsi, akingura idebe munsi, amaze kuyifungura acomekaho umunwa no kuzana agakombe ngo agire ubwenge. Nta bwenge, acomekaho umunwa. Igihe ari kunywa kumbi yacana umuriro mwinshi, inkono ibiri ya muziko kandi ari inyama. Aturumuka adafunze, amena amazi mabisi mu nkono. Murabizi abatetse ibyo ntibibaho. Abizi iyo nkuru murayibutse. Arangije igihe acuriyemo amazi mu nkono, urumva inyama arazishe, inkoko irarira biramwumvise, abaka icyuma cyari hafi ye arakinagira, ahuza n'ingusha yica izose. Ubwo amafuta aragenda yiyongera. Ibyo bivuye aho, inkoko amaze kwica ati ndagirane, atereka mundikira amajya barayamena. Igihe akiri muri uko guta umutwe, nyina barakomanza. Shori juri tindi hano ugira utese, mundikiye ya majya, mu amajyi sute nishe ya nkoko utese, nabonaga iri bundege kukize, ntimaze kumena divayi no kunyanyagiza amifu. Ibintu byose Shori juri bwagenda abyibwirira nyina, ariyo bari wabihishe. Adamu nawe yabaye mukora ikintu gisa nk'icyo, atangira avuga ibintu yari yashatse guhisha, ngo ndi hano. Ese uraho ugira ute? Numvise imirindi yawe ndihisha. Ese wagiye kwihisha kubera iki? Aho niwariye kurya giti nakubujije. Ngarutse ku kintu navuze kare cyo kwica amabwiriza n'amategeko ahantu Imana iba yagushyize. Imana ishimwe. Mvuga ikintu kaina nababwiye ngo abantu muri iyi minsi bafite inyigisho zo kwitonderwa. Aravuga ko byose nta kibazo, ngo Imana yanga icyaha, ngo yanga umunyabyaha, ukandi wowe nturi icyaha. None se tuganire, iyo umuntu umukunda akaba afite aje kukwica, watega izose? Nukuvuga ngo nimba yanga icyaha, ukaba wowe wenda itakwanze ariko uri mu cyaha, cyangwa se icyaha kiri muri wowe, kimwe muri ibyo bibiri, byanga binoga ushaka kugihagararamo ubishaka cyangwa utabishaka, icyo gihe icyaha ubukiri. Ushaka no kukijyamo ubishaka wakigamba, icyo kiri muri wowe. Ugikoramo kabiri ukagisubira, kiri muri wowe. Baragusengera bikanga, kiri muri wowe. Mani turengere cyane. Nimba icyaha kiri muri wowe, abakuru nasanze bavuze umugani nubwo Paulo yavuze ngo tuzabigendereho, iyi nzoka yanze kuva ku gisabo, ubwo ibyo bakora namwe murabizi, ntaza kuvuga imvugo itanoze. Yanze kukivaho abakuru mu nyumva, ntabwo igisabo kigomba kuguma mu nzu aho kiri ku ruhimbi. Ariko cyo shaka kuvuga ngiki, ibyo rero hari abantu benshi babigendeye mizo y'injo ziri kuba uyu munsi, bantu mu nyumva siyo zikiza na kera zahozeho. Hari benshi bazigendeyemo, Imana irabaruka. Nicyo yavuze n'umuhanuzi, ngo irabaruka, irabahindurira imigambi. Kuko niba muzijya munasomye, yavuze ngo kuko wumviye inzoka. Reka mu nyumva tunoze ikinyarwanda, iyo ubwiye umuntu utavuga ngo kuko wakoze ibyo, ibintu ugiye kuvuga byose cyambere si byiza. Nimba atari byiza ntiwari wabipanze, nimba ari byiza nabwo ntiwari wabipanze. Ntabwo wari wabipanze. Rubango kandi muraje gukora ibintu atapanze. Iyo ari byiza biba ari byiza koko, niyo ari bibi birakubabaza. Aha rero yavuye ngo kuki wagiye kwisha, ubwo ntiwariye kuri cya giti nakubujije. Adamu arasubiza ngo yewe, ngo numvise uje njya kwisha, ngo nabonaga nambaye ubusa. None wamumvira ijambo ryo ushaka kujya mu ntindeho. Imana yawe ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Aha mu nyumve neza, ninde muntu wakubwiye? Jewe tuganira aho twaherukaniye nimugoroba, ibintu twavuganye uko tumenyeranye kubana, ninde muntu waje kugwizindi nyigisho? Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ninde wakubwiye kudasirimu? Ninde wakubwiye yuko utazubwe? Ninde wakubwiye yuko? Ninde wakubwiye ibintu byose byaje gutuma wibona ko imbaraga zawe zashizemo? Hano ngiye kubana abantu bahoranye imbaraga z'Umwami Imana nyuma zikabashiramo. Mani turengere cyane. Ninde wakubwiye? Ninde watumye imbaraga? Ninde? Yego buri kintu ntikibasetsa. Iyo wavuye ahantu Imana yagushize, bivuga ngo nta nubwo uzongera kubona isura yayo. Nababwiye ibyiza byo kugira ahantu Imana iri, byo kugira kuba ahantu Imana izigenderera. Bivuga ngo iyo uvuye mu mwanya yagushizemo, uhombye ibintu byinshi, ntuzongera kumva ijwi ry'Imana. Yemwe mwari mufite inzozi nziza zibaburira, muvuganiramo n'Imana. Mwari mufite ijwi rivuga mu mitima yanyu nkuko ryavuganaga na Adamu, nkuko ryavuganaga na Aburahamu. Tujye muri filozofi igaragaza uburyo Imana yavuganaga na Aburahamu. Nta muhanuzi wajya guhagera yari agira ukuntu avugana n'Imana. Iyo style na Yesu yajyaga yikoresha, aho uzuba ngo yiyumva.
Mana ishimwe. Rero hari abantu bafite izo mpano zitandukanye, ubu zirazima pe. Iyo rero ijwi ry'Imana rizimye mu mubiri wawe, iyo rizimye mu bwenge bwawe, iyo rizimye muri business yawe, iyo rizimye mu myambarire yawe, iyo rizimye mu myigire yawe, iyo rizimye mu myigishirize yawe, iyo rizimye mu ivugabutumwa ryawe, hari ibindi bivuga. Mu nyumve neza, iyo ijwi ry'Imana rizimye mu buzima bwawe, hari ibindi bivuga mu buzima bwawe. Inzoka ziravuga. Iyo ijwi ry'Imana rivuze, amarara arakuvuga akakuganiriza, amarara azamuka akakuganiriza, ugatangira kureba abagore beza n'ababi. Ababi ko Imana yaremye umuntu, we waje kuvanamo ababi n'abeza kuwa kangahe? Mani turengere cyane. Iyo ijwi ry'Imana ritakivuga, wowe wicaye mu modoka ukabona umuntu wambaye ubusa guciye utagira ubwenge bw'Imana itanga, nibwo bwenge ndi kuvuga. Yaguca ugahita umanura ikirahure kuko irari ritaritangira rikavuga, ugahita umanura ikirahure vuba vuba, wambaye net ukazigizayo kuko ijwi ry'irari ririmo riravuga mu buzima bwawe. Ijwi ry'ubusambanyi ririmo riravuga mu buzima bwawe. Iyo ijwi ry'Imana ritakivuga, ujyana n'umuntu ikibazo gito cyane no mwitorero ugahita utongana kuko umujinya urimo uravuga mu buzima bwawe. Kwihangana ntikukivuga, kwitonda ntikukivuga, ugatumira yewe ibintu bigakomera. Iyo ijwi ry'Imana ritakivuga mu buzima bwawe, imyanzuro yawe iyoborwa n'abadayimoni gusa, iyoborwa na shitani, iyoborwa n'imyuka mibi, iyoborwa n'ibintu bibi bikomeye. Rero ndi kugira ngo iyi ndirimbo, iyi nyigisho tuyisubike, ndetse nkubwire ngo nyemerera wumve ikintu. Iyo ijwi ry'Imana riva mu buzima bwawe, hari ibindi bintu bivuga. Umujinya uravuga, umujinya uravuga, igikombe cyaba kitogeje, amahoro akabura mu rugo. Umujinya uravuga, umugabo yatahatinze gusa, ubwo uguhamagara ngo witabe ntiwitaba, kureba ibyo mu rugo ntibikureba, kumenya niba agiye kurya biranze, kuko dayimoni ziri kuvuga, umujinya uri kuvuga, ijwi ry'Imana rikivuga. Atakivuga, hari ibintu byinshi. Rero twari tuzi ko nyabigezo zivugira mu bantu, hari ibindi biri kuvugira mu mitwe y'abantu muri iyi minsi. Reka mbasaba uyu munsi wa none unyewe unyumvise, hagarika ibintu byavugiraga mu buzima bwawe bitari Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hari ibindi birimo biravugira mu bantu, nujya wumva ibivugira muri wowe, niwumva atari ijwi ry'Uwiteka Imana, wibwira uti ceceka katsindwa, Yesu yarambohoye. Ceceka katsindwa, Imana yagiye mu buzima bwanjye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Ndumva ari ijoro nabateguriye bango mu buzima Imana igenderera, mu buzima Imana izi, abaho barimo murabyibuka. Iyo ahantu Imana igera n'ahantu itayita, ahantu Imana ikorera. Ku cyumba cy'amasengesho Imana yakorera, mu rusengero Imana yakorera, mu mwuka mu mutima ugenda Imana ikoreramo. Buryo mu mwuka umeze neza, nibwo no mu muhanda uhura n'abantu b'Imana bazima. Niyo mpamvu ushaka kujya mu gihe cyo gusenga nta bintu byinshi wari wapanze, ariko kuva Imana avuze ngo ngukuriyeho umugongo, ngo nkuye impanuka mu rugo rwawe, nkuyeho urupfu ku buzima bwawe, ikaba ngo si byimva. Ahantu uhagaze, haleluya, ahantu uri ni ahantu Imana igenda gendera. Ntabwo uri mu kabari gahenze, ntabwo aho hantu Imana izaza wihagenda. Ninaza izaza mu bundi buryo, izaza igukebura. Ubwo duheruka nawe hari abandi bakozi b'Imana ifite, twabivuzeho bihagije, ntabwo nabigarukaho. Ushobora kuzana undi mukozi wayo akawukubita vide mu mutwe kugira ngo wibuke ibyo wataye. Imana iturengere cyane. Ariko iyo uri ahantu Imana iri, si ngombwa ngo ubure umubwiriza, si ngombwa ngo ubure umuririmbyi w'igitangaza, si ngombwa ngo nimba uri mu buzima Imana izi kuvugaho ibintu bikomeye. Maze ikintu nkundira Imana, iyo ikubwiye byinshi ku buzima bwawe, ujya kumva ngo abana bawe, kumva ngo umudamu wawe, kumvuze ngo umubyeyi wawe, kubivuze haleluya, kuvuze ngo uwo mwashakanye, kubera ko ahantu Imana ni muze tujye ahantu Imana ikorera. Ndabakumbuye mwese, muze tujye mu buzima Imana ikorera. Yewe muntu nyumva uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba, ukore ujye ube mu buzima Imana yo mu ijuru, Imana yakuremye, Imana igukunda igenderamo. Imana yacu nishimwe. Nubu utahari uzajya ahandi, kandi nujya ahandi hari ibindi bizakuvugiramo, hari ibindi bizakuvugiramo, hari ibindi bizakuvugisha. No muri kwari n'uhicaye, ariko uwo muntu bazavuga ati tugiye gura uniforme, wowe hari ibintu bizakuvugiramo bita ubukene no gucika intege n'ubwihebe, bisakuze cyane abantu mwicanye babyumve. Bumvura turavuze ngo turi mu bukene, nta uniforme twabona, se ntimutekereza perezida nawe ntubona, kuko hari ibindi biri kukuvugiramo. Hari ibindi biri kukuvugiramo.
n'ubu utari kuvugirwamo n'umwuka w'Imana uzabwira abantu uti turapfa. Yebaba we, ntabwo mwibuka icyanditswe. Umuntu bita Gehazi hari ibintu byamuvugiyemo, abonye ingabo zimugose, areba mu mubiri ibintu bimuvugiramo, ubwo bumuvugiramo, abwira Elisa ati turashize, uzi ko twapfuye. Ariko Elisa yari kuvugana n'Imana, yari mwirekwa ry'Umwami Imana. None akomeje kumubwira byinshi amurembeje, abura ikimusubiza, avuga ati muhumura amaso, byiburaho gatoya, mushyire mwimure ibintu bivugiramo bicecekeshe, arebe ibyo ndi kureba. Wayibonye asanga bararinzwe cyane. Ntabwo ngiye kwigisha icyo cyigisho, cyo kiri ukundi, ariko Imana ishimwe. Jya mu buzima Imana igufitemo, ibyo bintu bikuvugiramo bigabanuke. Erega nsezera, hari ibintu biva muri wowe bikajyana n'ibibazo byawe. Ndafashijwe. Hari ibintu ushobora gusohora muri wowe bikajyana n'umutwe wari warakwishe. Imana ishimwe. Nusohora gucika intege, nusohora ubwihebe, nusohora amaze bakubwira ngo urapfuye, azajyana no kubura ibitotsi, azajyana n'ubwihebe, azajyana no gutwara umutwe, azajyana n'amarira, azajyana n'agahinda gahoraho. Bityo nawe ubona amahoro. Sohora. Haleluya. Sohora, fata inkwano usohore mu izina rya Yesu. Sohora ibintu bivugira mu buzima bwawe. Nusohora amaravuga ngo ndakennye, ntacyo nzageraho, ukibisohora birajyana n'agahinda, ahubwo hinjira umunezero, hinjire murare, hinjire kudacika intege, hinjire ibyiringiro bishya. Hari ibintu ntiza ko bazagusengera, ariko nunyumva uyu munsi ugasohora, uraza kuvuga ngo ufite Imana indengera. Nuza kwibuka ikintu navuze ko turi abantu Imana yaremye ikabitwitaho kurenza uko twita ku mbuto twaguze, uraza gusanga uri uw'agaciro. Ndabashimiye, Imana iduhana umugisha, kandi nimba unyumvise ubikunze, nukuri icyifuzo ufashe, umwanzuro ufashe, fatana no gusenga. Ibintu byacu turimo bigira kashi y'isengesho. Nibikubana bike uduhamagare 0783 23 81 03 0783 23 81 03. Ntabwo ari ubuhamya tugiyemo, ariko Imana tuvuga si umunwa, ikora imirimo myinshi. Ntabwo wavuga ibi bintu byose utarayibonye. Shalom. Imana iduhana umugisha. Dusenga Imana. Nyakubahwa Imana ishobora byose, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimiye kubw'iri jambo, ndagushimiye kubw'iri isomo, ndagushimiye rifashe ku buzima bwanjye, rifashije ubuzima bwanjye. Ndumva nanjye nkomeye, ndasengera umuntu wese ubasha kuryumva ngo uyu munsi wa none bwa buhanuzi bumusohoreho bwo kwimuka. Bwa buhanuzi bwo kwimuka, yimuke habona, agende babireba. Bwira abantu ko yamenye ko hari ubuzima ubamo, bwira abantu ko yamenye ko hari ahantu ukorera, kandi yifuze gutura ahantu uhora, ahantu ugenderera. Kandi nukuri umuntu unyumvise uyu munsi wa none yemere gusezerera andi majwi yose atari ijwi ryawe. Urakoze no kugira neza. Twizeye ko iri jambo rikoreramo, twizeye kuhindura isi, twizeye kuko byamera kose. Hayiwe uracyakora, uracyafite imbaraga, ntabwo urahanguka, ntabwo usaza, ntabwo wimuka. Haleluya. Twizeye ko byanga binoga iyi ngoma ni yawe, warayiruhiye. Bikomere data bahimbye, urayirwanira, uranayitsindira, utsindi itora urarigarura, uraritsindira, uraryegereza. Ibyo nibikomeze kubaho, nibikomeze gusohora, nibikomeze kumvikana mu matwi y'abatwumva. Ni mu izina rya Yesu tuje twizeye. Amen.